Kristo Yesu akuswe. Tugeze muri wa mwanya wo gusoza ubutumwa bw'abaririmbyi b'inyenyeri, akaba ari gikorwa mu minsi 12 igize iminsi yo kwizihizaho Noheli. Tugiye rero kubasohoreza ubutumwa nk'uko Kiliziya yabudutumye, dushimira mbere na mbere abakristo batwakiriye, tunasaba yuko abo tutagezeho batubabarira, ubutaha wenda tuzabageraho nuko igihe cy'ikirere cyagiye kiba kibi, imvura ikagenda yibasira iminsi twakoragaho ubutumwa. Tunasaba ko abatarabashe kuduha ituro bariteguye uyu munsi ari wo munsi wa nyuma, badahejwe kuba barishyikiriza mu gaseke kaba kari imbere y'ikirugo. Nyakubahwa umuyobozi wa santrali, twagira ngo nk'uko Kiliziya yabidutoje, abakristo ba santrali ya Jurwe mudufashe gushimira ku maturo mwaduhaye angana n'ibihumbi 29,710, ibishyimbo ingemeri 86, amasaka ingemeri 2, ikiro cy'ifu y'ubugari, ikiro cy'umuceri n'ibiro 16 by'ibirayi. Mwarakoze, Imana izasubiza aho mwakuye, mudufashe mudutiza amashyi n'impundu. Nyagasani Yesu niwe rumuri akira inyenyeri yacu. Nyagasani Yesu ni wowe mwami nyakuri akira ikamba ryacu. Nyagasani Yesu wowe mushumba nyamushumba akira inkoni zacu. Nyagasani Yesu ni wowe ukwiriwe kuvugirizwa iyi ngoma akira ingoma yacu. Nyagasani, twakurikiye inyenyeri yawe mu nzira, twahuye n'abantu benshi baduhaye impano ngo tuzikuzanire, zakire. Batwagiranye ibyishimo, none uyu munsi turabashimiye. Ibyo mwagiriye umwe muri aba baciye bugufi ninjye mwabigiriraga. Niyo mpamvu izi mpano twaronse tuzigeneye iyogezabutumwa ry'abana. Urakoze Nyagasani kubudu undi nawe ashobora gukurikiraho uvuga aya. Urakoze Nyagasani kuba waraduhaye ikimenyetso cy'inyenyeri yawe hamwe n'abana b'isi yose. Turashaka kuba abahamya b'urumuri n'amahoro byawe. Turagushimiye kuba waraje gutura muri twe. Nyagasani, tugushimiye ko wemereye gusa natwe, ukemera ko uri umwana nkatwe, kandi ukadutoza kuba intumwa z'inkuru nziza wazaniye abantu bose.
tugushimiye ko waduhaye umwanya wo kujya gutangaza inkuru nziza yo kuvuka kwawe. Tugushimiye abantu bose twahuye, abatwakiriye neza by'umwihariko, abishimiye ko waje kubacungura. Tukweretse kandi n'izi mpano baduhaye ngo zishyigikire ubutumwa bwacu. Udukomeze kandi uhe umugisha ibikorwa by'iyogezabutumwa ryacu, kugira ngo abana bose bakure neza mu bwenge, mu gihagararo, bagutunganiye, maze twese duharanire kwigana Yesu inshuti yacu. Amen. Isengesho ryo gusabira abana. Nyagasani mubyeyi dukunda byahebuje, twebwe abarera n'abarerwa mu mashuri, uduhe kubaho mu rukundo, tukumenye kandi tugukunde, tukumenyeshe n'abandi. Duhe kunguka ubwenge n'imico myiza, turinde ingeso mbi zose, turinde inzangano n'urugomo, kuzerera no kubahuka, gusuzugura no kwironda, ubuhabara n'ubwomanzi, kwiba no kwangiza. Wowe soko y'ingabire, tukweretse by'umwihariko abarerwa bose, baye kujijuka no gushishoza neza, baye kurangwa n'imico myiza, baye imbaraga bakugane, bagusingize uko bukeye, isi yose inogera Imana, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. nagira ngo ngire icyo mbivugaho kugira ngo tutaza kurugirwa kubashimira cyangwa se tukagenda gutyo gusa. Turashimira abana n'ababateguye, nubaha amashyi rwose. Hanyuma ikindi nshimira, numvise abo bari bashyiriye ubutumwa barabwumvishe, byose barabwumvishe, babakira nk'intumwa zanjye za Yesu, babaha uruhu rw'amazi afutse yo kunywa, byose kandi umuntu uzaba yatanze agakombe gatoya agaha intumwa za Nyagasani aziturwa inshuro nyinshi. Namwe rero mwarakoze ko mwabakiriye mugatanga n'ituro ryanyu. Buriya byatumye ubutaha dusa nkaho turi mu bintu byinshi, ugasanga gahunda zikaza ari nkaho zireba abantu bakeya. Ubutaha rero ujye ubiteguza kare, twiga uburyo koko abana bazajya bagenda kandi bakagenda bafite ishyigikiro, byose sabatuse. Nanjye ejo nabonye numva ndishimye mbona ku misozi hakurya. Tujye rero tubishyiramo twese ibyacu, ibikorwa byose bya kiliziya bibereye aha bijye biba ibyacu twese. Nabashimiraga rero kugira ngo ntaza kwibagirwa, kandi murakoze neza, arashimira. Ari mwebwe mwabakiriye, ari n'abana, ari n'ababateguye. Reka rero twumve ijambo ry'Imana.